Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuwa gatatu itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ni umunsi wa 42 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 476. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo imirimo yakoze ni myinshi. Haleluya. Zaburi ya 40 muri 6 turavuga ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kungirira nibyo byinshi, ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Haleluya, haleluya. Imirimo yakoze ni myinshi. Uyu mwanditsi wa Zaburi Dawidi yaravuze ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi nanone nubwo hari ibyo wakoze si ibyo gusa, ibyo utekereza kongera nabyo ni byinshi. Hanyuma aravuga ngo ntihari uwagereranywa nawe. Aravuga kandi ngo nashaka kubyatura cyangwa se nashaka kubirondora, nihaye kuvuga ngo henga mpere kuri kimwe, mvuga ibyo wagiye ukora bwose, mpereye kuri kimwe kugira mbishobora. Aravuga ngo sinabyatura, sinabishobora, ngo sinshoboye kuvuga ubwinshi bwabyo. Reka nkubwire nawe ngo ibyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe ni byinshi. Uhereye ukivuka, ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ubuzima wabayeho, aho waciye, inzira wanyuzemo, ibyo Uwiteka yakoze ni byinshi. Ariko kandi igishimishije, ntabwo Uwiteka arekeye gukora. Nanone hasi ashobora twereka yuko n'ibyo agambire kukugirira n'ibyo agambire kugukorera ni byinshi, nabyo ntibirondore. Ku mugambi y'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Imana ikugire neza. Sengeye mwene data, mushobozi wo kwizera no kumatana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.